twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukunda muri mu mpande zitandukanye z'isi. Tubahaye ikaze ku Nzira y'Ukuri TV. Imbere yacu dufite umushyitsi, twasuye umuryango wa Mama Fabrice. Turi kumwe nabo hano ku Nzira y'Ukuri TV. Tubahaye ikaze mubyeyi. Murakoze cyane. Nanjye mbahaye ikaze kandi ndabashimye ko mwaje kunsura hano mu rugo. Twicaye hano muri salo iwanjye. Yego. Ndi Mama Fabrice. Yego. Amazina asanzwe nitwa Mukabaranga Jeanne. Yego. Ariko ku izina rindi banyita hano muri quartier banyita Mama Mukankuranga. Mama ariwe Mama Nkuranga. Yego. Ni ukuvuga ngo rero Nkuranga ni umukobwa wanjye w'imfura. Yego. Namubyaye mu mwaka w'1988. Nari imyaka 18. Wiyegereza ko kambikoro gutyo ukirebesheho kirebesheho kuko uri kuvuga bikaba biri kure cyane. Aho ngaho gutyo. Yego. Waruvuze uti ni Mukankuranga ni imfura yanjye. Mukankuranga ni imfura yanjye. Namubyaye mu mwaka w'1988. Yego. Nari mfite imyaka 18. Mubyarira hano mu Gatsata aho bita mu Rubonobono. Yego. Mu murenge wa Gatsata. Ubwo ni ukuvuga ngo niho nabashije kuba narashakiye muri iyo myaka. Yego. Ubwo Mukankuranga rero akaba ari umukobwa wanjye w'imfura nkunda cyane. Yego. Nubwo hagiye havukamo ibibazo byinshi cyane, ariko Mukankuranga nyine niwe nkesha ibintu byose byiza ndi kubona muri ibi bihe mpagazemo. Yego. Habayemo kunanirana kwe k'umwana nyine we kuba yararerewe ahantu hadafututse. Yego. Aha dutuye bahita mu Kiderenga ndetse nta n'agaciro abantu bajyaga bahaha. Umwana witwa ko yavukiye mu Kiderenga yabaga ari umwana bazi ko ari umwana utagira uburere, ari umwana uba mu bintu byinshi by'uburara n'uburaya, ndetse natwe ababyeyi twahabyariye nta gaciro bajyaga baduha. Bakavuga ngo nta mugeni wasohoka mu Kiderenga, ngo se yaba asohoka mu Kiderenga yarabyawe n'abahe babyeyi k'abantu baho bose bishwe na suruduwiri. Nta muntu muzima uba mu Kiderenga. Ariko uko babivugaga sinabarenganya kuko Ikiderenga ariko kiri koko. Ariko ngewe aka kanya ndashima Imana yo mu ijuru. Nubwo nabaye mu Kiderenga kuva muri 88, ntago ngewe nigeze mba mu mico y'Abaderenga. Yego. Ngewe nabayeho ndi umubyeyi ushima Imana. Ndi umubyeyi wubaha Imana. Ndi umubyeyi usenga w'umunyamasengesho. Ndi umubyeyi ubana n'amasezerano y'Imana. Imana ikambwira ngo nzakugirira neza, ngo ndetse neza nzakugirira izoma no ku rubyaro rwawe. Amen. Ariko nareba ubuzima mbayeho, nareba ukuntu abana bari kungora, harimo na Mukankuranga ariwe bita Mama Fabrice wari imfura muri uru rugo. Avuga ngo ariko Mana nawe ko kurasetsa ubu bizaturuka. Ubu Mukankuranga azavamo umukobwa muzima kure. Noneho nakura yubaka urugo, igihe kigere yambara ivara musohore mu nzu ari umugeni nk'uko bimbwira ko abakobwa banjye bose uzabambika amakanzu y'ubugeni. Nkumva ntaho byaba. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe Mukankuranga yagize imyaka 15 muri make. Abatangiye akundwa n'umugabo we Papa Fabrice yari umureyo umwe wirirwaga yikoreye akabindi karimo umuriro ku mutwe, avuza ingoma mu muhanda, ari umusinzi uteye ubwoba. Nawe mbwira uwo mukwe Imana yakubwira ngo azambika umukobwa wawe ikanzu y'ubugeni, ukumva bizaturuka he koko? Nta byari kuva rwose. Nkareba aho byava nkabibura. Ni ukuvuga ngo musaza we witwa Mukwiye nawe yari umwana, niwe bakurikiranaga. Nawe ni umwana wari waratunaniye. Yarangije umwaka wa 6 ava mu ishuri. Yinjira mu mwanya
wo kunywa urumogi, yinjira mu mwanya wo kwiba. Nkavuga n'isubu ineza Imana yasezeranyije niyi koko, ko ndeba abana babanje bavuga ngo umwana w'ifura n'umukurikira iyo barumbye n'abakurikiyeho bose bararumba, ubu aba bakurikira bizagenda gute? Ni ukuvuga ngo uwo mukwiye yakurikiwe n'uwitwa Yankurije Liliane. Yankurije Liliane ariga arangiza umwaka wa 6, agaturuka inaha akajya kwiga mu Nzove. Reba nawe umwana guturuka hano mu Gatsata akajya kwiga mu Nzove, si uko nari mfite ubushobozi bwo kuba namushyira ku Muhima, kubera ku Muhima bishyuraga 3,000, ariko mu Nzove twishyuraga 1,000. Cyokora ngira amahirwe aragenda yigayo arangiza umwaka wa 6, ndetse igihe kiragera akora ikizami cya leta aratsinda. Mu murenge wa Kanyinya yatsinze ku mwanya wa mbere, umwana wo kwa Byone atsinda ari ku mwanya wa mbere. Ubwo barampamagara barambwira tuzi ko turebye ku matelefoni tugasanga sinzi uko babyita, mbese kureba aho ko umwana yatsinze. Mu mbabarire humura nta kibazo. Barampamagara barambwira batuzi ko umukobwa wawe yatsinze agatsinda ku mwanya wa mbere hano mu murenge wa Kanyinya Ishyorongi. Ni gute? Ati yatsinze, yatsindiye kujya kwiga mu mashuri makuru. Abandi babyeyi iyo bumvishe ngo umwana yatsinze barishima, bakanezerwa, mbese bakavuga ati rwose umwana wanjye yarumviye, yayize neza, none yatsinze. Ngewe wo kwishima ngo umwana wanjye yatsinze, nahise ngira agahinda, afatwa n'ikiniga, ndarira cyane. Maze kurira bakambaza bati se ibyishimo nibyo biguteye kurira cyangwa? Ndavuga ni ngewe ntabwo ibyishimo ari byo binteye kurira, babajwe nuko umwana wanjye yatsindiye kujya kwiga amashuri makuru, kandi akaba atazajyayo kubera ndi umukene. Ntabwo nzabona amafaranga amujyana, sindabona mugurira ibikoresho, ntayo nzabona. Mbese numva ni ikintu kinkomereye cyane kimbayeho. Nuko ubwo ngubwo aba bantu bombi bwiye mu buke bwaho, najya mbibwira umuntu wombi bwakambwira ati jya wizera Imana. Umuntu usenga uzi Imana ko ifite byose, urumva ufite ikibazo cy'uko umwana atazajya kwiga? Ubwo ngubwo naratuje nyine nihesha amahoro. Bukeye haba inama y'umuganda hano muri karitsiye aha hepfo y'urugo. Ibaye inama iraba, ubwo manika agatoki nyine inama irangiye. Ndavuga ni ngewe ufite ikibazo nk'umuturage utuye hano muri uyu mudugudu wa Runyonza. Bati umukuru w'umudugudu wacu, ariko nawe nkaba nari narabimuganirijeho. Ati se ikibazo ufite ni ikihe? Ngenda basaba ubufasha, natsindishije umwana kandi turi abakene murabizi, none ndibaza ukuntu azajya kwiga bikanyobera. Umukuru w'umudugudu arambwira ati rero hari inkunga bajya baha abakene, ni ukuzegera umurenge ukababaza uko uzabigenza. Njya ku murenge, ngiye ku murenge barambwira ngo ntabwo bajya bishyurira umwana uva mu ntara ajya mu yindi, ngo ahubwo wowe umwana niyo twamufasha azaza yige nayini hano mu Gatsata. Ndavuga ni umwana wanjye yaratsinze, yatsindira ku manota meza, koko ubwo mugiye kumuha nayini? Ati nta kundi kuko nta kindi twamumarira. Ubwo ariko hari hakiri igihe cy'imyiteguro kugira ngo bajye kwiga. Ubwo nakoresheje uko nshoboye, ya Mana dusenga isohoza amasezerano. Imwe yambwiye bya bindi ko abana banjye baziga. Imana ishobora byose. Nari umukarasi, ndi umuzunguzayi hariya mu muhanda, akagahanda wanyuzemo uza hano niho nakaratiraga nicururiza ibitoki, amadodo, utuntu nk'utwo two kwifashisha mu buzima busanzwe. Ni ukuvuga ngo nari ifite amafaranga 60,000 nibikiye. Imana yari yarateye iteka. Ubwo nicarana n'umusaza tubiganiraho. Arambwira ati rero ngewe mfite ubwishingizi hariya muri SACCO.
nafunguyemo agatabo, reka tujyeyo tubabwire ko dufite umwana watsinze batugurize, tuzajya tubishyura buhoro buhoro. Yego. Tugiye inama gutyo, turagiye muri sako turabibatekerereje. Sako iravuga iti murazana icyangombwa cy'ubutaka tubagurize 1,100 ntitujya tubirenza. Kuri iyi tariki ni kandi yarambwiye ngo nazajya gusohokera ku gasozi, azasohokera mu nzu iwabo. Ni kandi abantu nibabona nasohoye umukobwa wanjye bazaza bambaza bati duha imitobe duha amafaranga washingiye. Nkumva bimbereye ikibazo gikomeye. Uzi umuntu wa mbere nabwiye icyo kintu ni umugabo naranguriraga ibitoki witwa Papa Fils. Papa Fils nkibimubwira atari ko nawe ni umuntu ukijijwe, ntukajya ubona umugisha ngo usubize inyuma. Nimba abana bashaka gukora ubukwe wowe urabirwanya nkana. Ati noneho mba nkubwire nkwemereye amakesi 2 y'intwererano. Uvuga ni bya bintu biri gucamo. Ubwo ngubwo ku munsi ubukwe mbese buzaba nk'ejo. Imana iranyiyereka. Ubwo abavandimwe banjye baba hano hejuru ijari bazana imitobe, abandi bazana imiceri, abandi bazana ibirayi, abandi bazumva buri kimwe cyose hano mu rugo twaratetse, dushigisha ubushera, dukora ibintu byose. Umva ababyeyi baje gusohora hano mu nzu Mama Fab, bagenda bamuririmbira nyine bamusohora, bamugeza aho yewe. Noneho igitangaza rero ikintu cyashimishije muri ibyo byose, yego, ubwo bukwe nubwo byari bimeze gutyo nta gaciro nabuhaga. Numvaga bazaza tugasohora umugeni tukamunyuza hano mu bishokoro mu rubonobono tumushoreye paka ku rusengero, bakamusezeranya akongera agafata inzira agataha iwe iyo yabaga. Ariko Imana ni umukozi w'umuhanga. Uzi ubwo bukwe bwari ubukwe, ni ukuvuga ngo tumaze gukenyera no kwambara ariko tubwira mugire vuba abageni baraje. Ikintu cya mbere cyatangiye kunshimisha, najya kubona mbona kamera yinjiye hano mu nzu. Abantu bafite umusore wari ufite kamera yinjiye hano mu nzu. Wumva mugire vuba umugeni nasohoke nahagarara mu muryango tumukamere. Umugabo araje dore umukwe ngo yageze aha hepfo, mugire vuba mwikerereza abantu. Nyine abakwe baza birukanka bambaye neza, n'abana be yabambitse neza, n'ab'umuvandimwe bambaye utwenda twiza cyane. Ababa mama bari bamukenyereye bambaye neza cyane. Mugire vuba. Nahagaze hejuru y'aka gapangu, ndebye munsi y'umuhanda mbona haparitse imodoka 3, ariko iyo umugeni yarandora iyo modoka ni Land Cruiser iki? Land Cruiser. Land Cruiser. Nizo modoka zari zigezweho zitwara abageni. Yego. Ndebye imodoka ije gutwara Mama Fabrice. Ukuntu idekoye. Nahise numva nuzuye umwuka we. Amen. Ndebye izindi ziri inyuma, harimo iri butwara ababyeyi, iri butwara abafiye n'iki. Ndavuga se ni ibi nibyo cyangwa? Nkumva ndi kubirota. Ubwo nyine uwo mukameramani yaraje musohoke turasohokana, ababyeyi baraza bamuririmbira, tumumanura hano mu dusikariye. Ageze mu dusikariye arahagarara, baramufotora baramukamera, turatambika uriya mukika wanyuzemo uza hano mu rugo wawe ubonye. Nabonye. Ariko Imana ni nziza. Imana ni nziza. Umva Imana ni nziza. Mama Fabrice abakoze ubukwe bugendana n'umubatizo dutatekerezaga. Papa Fab bamubatije mu mazi bwa mbere hari Galilaya, ngo uyu ni umugeni mubanza mu mubatiza ajya kuzana umugeni ajya gusezerana mu rubonobono. Niwe babanje mu mazi, arangije ajya kwambara n'abamuherekeje, baza gusohora umugeni hano muri uru rugo rwo kwa John basohora Mama Fabrice. Amen. Urumva ko Imana
ibyo yagiyendaga ikubwira itangiye kugenda ibikora. itangiye kubikora. Uko wabonaga nta kintu mama Fabrice azageraho, we akwijeje ko ibintu bigiye gutungana, biratunganya ubuntu akoze ubukwe. Nukuri. Mama Fabrice akora ubukwe, turamuherekeza, twarabanje tujya no kurya amafoto ku Kinamba, hameza muri jaride nziza cyane. Mujya amafoto rwose. Amafoto meza, turya amafoto, turinezeza, turangije turongera turira amamodoka, tuza hano mu Rubonobono ku rusengero. Hahandi bavugaga ngo nta cyiza cyahava, ngo nta muntu ngo wahashingirira, Imana igikugirira neza, umwana wari warakunaniye. Umwana wanjye w'ifura wari warananiye. Asohoka ari umugeni, yambaye ikanzu n'ivara rya kigeni, tumugaragiye, tumuririmbira. Urumva icyo gihe biba igitangaza gikomeye hano muri uyu mudugudu wa Rubonobono. Ndumva ari nawe mukobwa wa mbere wari usohotse ari umugeni hano muri iyi karitsiye. Batitaye ku gihe yamaze atameze neza, yitwara nabi, aba n'umukobwa wa mbere usohotse hano yambaye ivara muri uyu mudugudu wa Rubonobono. Mbega ko Imana igira neza cyane. Mubyeyi, nk'abantu badukurikiye, mama Fabrice ajya akunda kuvuga ngo bari bamutunze mu ideni. No mu bintu natwe wavuze, ntabwo ugeze uvuga ko basabye bagakwa, ahubwo aravuze ati wari umunsi wo kubatizwa, hazamo n'ubukwe. Iryo deni twabonye ryishyurwa mu minsi mike ishize. Rwose muranezerwa, ibintu bigenda neza, abantu baraseka, abantu baraserebura. Mw'iyo myaka mbere, nyuma yaho akoreye ubukwe, byakomeje kugenda gute? Nubwo mwari mwishimye, atari yavanwamo ideni ritari ryavamo, byari byifashe gute? Ni ukuvuga ngo buriya iyo ubonye ikintu cy'ibanze Imana igukoreye, wenda yarakubwiye ngo abana bawe uzabaha umugisha kandi bazambara amakanzu y'ubugeni, hakabanza ibibi, ariko nyuma urumva habanje ibibi, ariko nyuma ukabona Imana kimwe mu byakubwiye iragishohoje, kandi ibanza kugisohoreza ku mwana w'ifura. Nahise nigirira icyizere, ndavuga ngo Mana, ibyo wambwiye byose bizasohora, na bya bindi byose wambwiye bizasohora. Ni ukuvuga ngo mama Fabrice yabaye aho icyo gihe, ndumva yari ahetse umwana wa kabiri witwa Sabrine, hari hacutse Fabrice w'umuhungu. Ni ukuvuga ngo yabaye aho abyara umwana wa gatatu witwa Sandara, ejo bundi abyara uwitwa Sabe. Ariko ni ukuvuga ngo ubwo yari agize abana 4, nta kibazo yigeze agirana nacyo. Papa Faba akimara gukizwa, ibintu byarahindutse, ukabona ko ibintu byose basezeranyijwe bizasohora. Bivuze ko mbere atarakizwa byari bibi cyane. Ariko muri ibyo bibi, mama Fabrice Imana iramukunda, yinjiye mu rugo arwinjiyemo, nubwo nawe yarwinjiyemo mu bintu bikomeye. Ntiyigeze mama Fabrice uyu ureba turi kumwe, umwana wanjye w'ifura, siko atarahukana mu myaka yamaranye na Papa Faba. Arazinga ngo avuge ngo ndahukanye, subiye kwa mama. Ni ikizira, icyo nacyo nyishimira Imana. Imana ishimwe. Umumama uzi kwihangana cyane, abasha kwihangana. Yego, yigeze anaduha ubuhamya, avuga uburyo umugabo yamutaye imyaka 8 ariko akihangana, agakubitwa simbimenye ndi nyina, inzara ikamurya ndi nyina, naze kumbwira ati mu rugo iwacu hari inzara. Ariko ibyo byabayeho Papa Faba atarakizwa. Yego, Papa Faba amaze gukizwa, mama Faba yabaye umutoni cyane, yabaye umutoni, yaba umutesi, arateta. Bya bintu byose Imana yarabimurishye, imyenda yose Imana yarayimurishye. Papa Faba imuhindura mushya, aramutetesha. Kandi nawe ujya umubona nyine, ubona atari umugore umeze neza. Ni ukuri ameze neza, arashimira Imana, ameze neza, arakeye. Ni ukuvuga ngo rero ejo bundi muri uyu mwaka
2025 tariki 6 noneho byarenze igipimo. Yego, tariki 6 z'ukwa 12 2025. Na gatanu. Ni ukuvuga ngo ko mu matariki nk'icumi z'ukwa 11. Yego. Yasanze ahantu mba ndi kwicururiza hariya mu gasoko, arambwira ati ese urabizi? Ati ubu ngubu papa Fab arashaka kuvamo umwenda yemerewe muzehe. Ni gute se? Papa Fab arashaka kunywa. Ntabwo se mama Fab, ubwo uzakora ikintu cyo kurangiza kwiga hazamo no gukwa, ko gusaba no gukwa ari ibintu bisaba intera ndende. Ndumva ibintu byose ntabwo yajyaga bimbwira kubera gukurikiza uko njye mba nihagarariye, nkahita numva bitari kumfataho, nkabanza kubyibazaho cyane. Ndamubwira nti ibintu byo gusaba no gukwa ni ibintu bifata intera ndende. Yego. Kandi gusaba no gukwa iwabo w'umukobwa nibo bakira abashyitsi, kandi nta n'ibihumbi 20 ifite mu yo. Uranyinjiza muri ibyo bibazo, urabona nzabishobora? Ntabwo atari ko wowe wagiye utuza. Noneho nibutse ubukwe yakoze muri uwo mwaka, kandi nabwo akawukora nta kintu dufite, ariko ubukwe bwe bukaba bwiza, abantu barariye baranywa barumva, n'abana banywa amaji. Kandi yarazi yuko agiye ari gahunda y'umugabo we gusa kujya mu mubatizo. Mita ngarura agatima nibuka bya bindi Imana yakoze cyagiye. Ikintu nahise mubwira, naramubwira nicyo kora, reka ntago Imana imbabarire simbipinze, kuko wowe igihe cyose iyo ugambiriye ikintu kiraba kandi kikaba cyiza. Yego. Nibutse ubukwe wakoreye mu rubonobono bw'igitangaza. Nibuka ko nta soni zadukoze icyo gihe, n'ibindi rwose bipange bizavamo, bizaba byiza. Yego. Ni ukuvuga ngo mama Fab yateguye ikirori cyo gusabwa no gukobwa, cyabereye mu kabuga ka Nyarutarama ku itariki 6 z'ukwa 12 2025. Yego. Mama Fab yakoze ubukwe bw'igikomangoma. Ni ukuri. Nanjye narabirebagaho nicaye nkarira. Ubukwe bw'igikomangomakazi, yari afite ubukwe bwiza, afite ababyeyi beza bamwambariye, si ugukabya, n'ababibonye kuri ayo matelefoni yabo, njye niko mbyita, barabibonye bagashyiraho Yego, barabibonye. Mama Fab yakoze ubukwe bwiza, burimo kurya, burimo kunywa. None ikintu cyashimishije, anyambika ngo mubyeyi, barabanje bamvugira umuvugo. Navugiwe umuvugo kubera Mama Fab. Ya masengesho yawe dore ngaya agize umumaro, dore mubyeyi rwose Imana yarakumvishije, icara wishime unezererwe, kikira Mama Fab ku bibero byawe, yibuke bya bihe wamukikiraga. Nyine urumva bamvugira utuntu twiza, nanjye aho nicaye nkajya nuzura umwuka wera de, numva mbese nafashe irindi garade. Nuko anyambika ikamba ry'ababyeyi, nambaye ikamba ry'ababyeyi. Imana wa ishimwe. mubyeyi wajya kubyara bakavuga ngo ubundi kubyara buri munsi abo bana isoko uzabagurishamo. Cyane cyane ko nabyaye n'abakobwa benshi, nabyaye abakobwa 6 n'abahungu 3. Yegereza akamikoro mama. Umukobwa nabyara nkabyara umukobwa, nabyara nkabyara umukobwa, bakabita amazina, amazina y'ibimabi, ko ntacyo bazamarira, hari abana n'ubundi ari imbobokazi z'abakobwa ndi kubyara. Nyine urabyumva muri make, bakabita amazina adasanzwe. Ako ya mazina babise ntabwo ari Imana yanjye nasenze yabise. Haleluya. Bafite amazina Imana yabise abana b'abanyamugisha. Abana bawe mubyeyi, mubyeyi, abana bawe ni abana b'umugisha.
shima Imana iri mu ijuru kandi n'ukuri byumve iri mu ijuru ndayishima. Yego. Abana bawe ni abana b'umugisha. Yego. Mama Faba akora ubukwe bwiza burimo abakwe beza, banyambika ikamba ry'ababyeyi, iryo ni ikamba rya mbere nambaye rya Mama Faba. Yego. Nabishimiye Imana cyane. Hataracaho iminsi mfite umwana wa munani. Wa munani bamwita Nyirantwari Clementine. Izina ni ryo muntu. Yego. Nyirantwari yavukiye hano mu Kiderenga. Yego, niho yavukiye. Erega harasebetse ariko ndabivuga. N'undi wese ajye yumva ko nta Imana itakura umuntu. N'umbona wese azumve ko nta Imana itakura umuntu kereka iyo ubuze kwizera. Yego. Ugaca mu byo Imana itishimira. Iyo nza kuba umubyeyi w'umusinzi, nkaba umubyeyi utazi inshingano Imana yambwiye ngo abana bawe ujye ubacira inshuro bazakura kandi bakugirira umumaro. Nanjye nkabatererana koko nkajya mbita ayo mazina bisi babitaga. N'ubundi baba barabaye gutya. Ariko kuko nari ifite ijambo rya nyir'ijambo, sinigeze mbona abana banjye ngo mbashyire mu kintu kitari cyiza. Nababonaga ko ari abana b'umugisha. N'ukuri abana banjye narabyaraga nkabyara umukobwa. Yabyaye umukobwa hariya nawe izo ngurutse ababyara ngo ni ingurutse. Ariko njye nkumva nabyaye umwana kuko Imana yamumaye isezerano. Sinumve ko nabyaye ingurutse. Ni ukuvuga ngo uwo mukobwa ni umwana wa munani. Bamwita Nyirantwari Clementine. Nyirantwari Clementine yize ku Muhima mu mashuri atandatu. W'amafaranga yari yamaze kuboneka. Yego, ubuzima bwari butangiye kujya buza. Nyine nabona binanze na Mama Faba agahuhamo. Nawe urumva yari atangiye gufatikamo gake. Ku buryo utamusaba bitatu bya minerivare y'umwana ngo abibure. Yiga ku Muhima. Yigayo guhera mu wa mbere kugera mu wa gatandatu. Akoze icya leta aratsinda. Atsinze ndamubwira ni rero Clementine, nubwo utsinze nta bushobozi bwo kujya sogonderi ifite. Tuzi wige nayo numvise bavuga ko yigisha mu sogonderi. Muri iriya myaka 3 uzamara muri nayini nzaba afite icyo nayizigama. Nutsinda nanone nizere ko uzatsinda uhita ukomeza ujye sogonderi ariko twarizigama. Ni ukuvuga ngo Clementine ari umwana witonda cyane, umukobwa witonda cyane, unyumvira, utavuga ngo natsinze none munyohereje kwiga nayini nkandi ibiki n'ibiki. Nawe urugo yavukagamo yari ari. Clementine yaragiye Kimisagara hariya bamashuri yigayo nayini, yigayo amashuri atatu, arongera arakora aratsinda nawe afite amanota meza cyane kuri icyo kigo cya Kimisagara. Wongere wiyegereza akamikorofone. Clementine yize hano ku Muhima. Mbitangire. Oya humura nta kibazo. Wari ugeze ko Clementine yize akiga agatsinda ku Muhima, nkabura ubushobozi ukamubwira kujya nayini kandi akabyishimira, akajya ku Kimisagara akaba ariho yize amasura 3 ya nayini. Yego. Ariga naho aratsinda atsindira ku manota meza cyane ku buryo uwabonaga ni babyeyi n'iki babyeyi wese yambwiraga indangamanota. Yambwiraga ati uyu mwana azi ubwenge rwose. Clementine ubwo kubera nari naramusezeranyije kandi mbona na basaza be bese batangiye gufatika, bamwe bari batangiye, umwe yari ari gukora muri salo akorera Ikabuga, uwo bakurikiranaga witwa Rukundo. Yari amaze gufungura salo ye hari Ikabuga. Undi nawe arangije kwiga igaraje asigaye akora ku ifaranga. Babwanimba mbabwira Clementine yatsinze.
mugomba kwisuganya. Clementine akajya ku ishuri. Abana banjye kubera bazi ubuzima babayemo barankunda cyane. Yego. Kubera bazi ukuntu nabaruhiye kugira ngo ubuzima bwabo butere imbere. Yego. Buri wese uwo mbibwiye ati nta kibazo Clementine agomba kujya kwiga, nta mpamvu ntiyaba atsinze kabiri ngo tuvuge ngo akomeze yige nayo. Yego. Bariterateranya, Clementine ajya kwiga hariya i Rukomo, Remera Rukomo. Hafi cyane, itike yari 1000 kugerayo. Yego. Urumva icyo gihe yigaga yishyura 95,000 ku gihembwe. Yego. Clementine yigayo mu mwaka wa mbere, wa kabiri. Corona ya mbere sinibuka igihe yabereye iraba, bisa nk'ibihagaze, kwiga bibaye nk'ibihagarara. Ubwo kubera corona nyine nawe urabizi nawe utagezeho. Igihe kiragera, Imana iradutabara, ibintu bisubira mu buryo. Clementine asubira ku ishuri ariga. Corona yabaye yiga mu mwaka wa 3 asubira kwiga. Igihe wa mwaka wo mu wa 4 upfa ubusa, abariga. Igihe kigeze uwo mu wa 4 upfuye ubusa, arongera arawiga aguma mu wa 4. Uwa 4 arawurangiza ajya mu mwaka wa 5. Agiye mu mwaka wa 5 ariga ajya mu wa 6. Ari kwitegura gukora ikizami cya leta. Yego. Kiriya nyine urumva cy'abari injyana muntu. Clementine akora ikizami cya leta aho i Rukomo. Muri bya bihe dutegereje nyine uziko abana bategereza amanota bagize ngo wenda bagira amahirwe yo kubaha buruse n'iki. Agira amanota 50 n'andi hejuru simbyibuka. Agize amanota 50 arambwira ati amanota nagize ntago anyemerera kubona buruse. Ndavuga ni se nubura buruse urumva uzakomeza kwiga gute kaminuza? Arambwira ati nanjye simbizi, umwana wanjye yakundaga ishuri. Nanjye mama simbizi, ati mba numva kuba nzicara ntize bizangora. Ni ukuvuga ngo hamwe no gusenga narasenze, ndamubwira reka dutegereze Imana turebe ibizavamo. Ariko abantu bakambwira ati umuntu wagize amanota 50 n'andi make hejuru hari igihe abona buruse. Ni ukuvuga ngo igihe cyarageze, yari yarabonye ahantu akora karaka. Nawe nyine urabona umwana urangije segonderi abakuze abakeneye agasabuna y'utuvuta n'iki. Yari afite ahantu akora karaka bamuhemba udufaranga duke two kwifashisha. Ubwo ari mu kazi numva arampamagaye ku isaha ya 8. Ati mama we ntikarame. Ati nkutungure. Niso ntunguze iki nkagira ngo wenda umushahara wiyongereye. Agiye kumbwira ko nimba yakoreraga 60 bamushyize ku 100. Ati mbwira nkutungure cyangwa. Ati ibintu ngiye kukubwira urabyakira ute? Ndamugana ngewe se ngiye ntabijya binkangana kuko ibintu byose ni byaba byiza byaba bibi mbyakira kimwe, ariko nizere ko ari byiza kuko ibintu byose ni byiza byose ni ibyanjye. Niko nahise musubiza. Ni byiza byose ni ibyanjye. Ati uziko mu manota yasohotse nasohotse nanjye nabonye ikigo nzigaho. Ati bampaye buruse. Amen. Ntibagwaye buruse. Ati ntibagwaye buruse. Nabimubajije nk'inshuro 3. Ati ni ukuri bampaye buruse natsinze. Ndavuga ni Imana, uri Imana ishobora byose, uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera. Amen. Numva ndishimye mu mutima wanjye. Arangije arambwira ati arataha. Umugoroba arambwira ati nyine buruse nayibonye, ariko buruse igendana n'inguzanyo ya leta. Sinzi ikigo yambwiye ngo kibaha inguzanyo kugira ngo babashe kujya kwiga kaminuza. Ati kandi iyo buruse bayiha abana bazi ubwenge cyane. Ati ayo mafaranga bayaha abana bazi ubwenge.
ndambwa nako kere wowe ntuzi ubwenge ubu leta yemeye kuguha buruse yo gukomeza kwiga ibona uri igicucu. Muri iryo joro twavuganye gutyo mwarimu wabo nimba ari mwarimu nimba ari animatrice sinzi uko babita arampamagara njye ubwanjye wo ku kigo cyabo arampamagara arambwira ati uraho mubyeyi ni ndaho rwose ati se uwo mukobwa wawe wumvishe ko yatsinze ni rwose yabimbwiye ko yatsinze yabonye buruse yo gukomeza kwiga ati rero mugurira ibiraha byinshi wagira ngo yari azi aho avuka aho yambwiye wenda ngo mugurire na kanido anywa icyayi kiryoshye arambwira ngo nimugurire ibiraha byinshi numva nayo ibiraha yo sinayabura nindaje mbimugurire muhembe. Ubwo umwana agira ipfunwe ryo kumva ko batazamuguriza amafaranga yo kujya ku ishuri aba aho ngaho igihe cyo kujya kwiga kigeze nyine yumva baramuhamagaye baramubwira bati inguzanyo yawe yarasohotse ariko byumve ndanibuka ijambo Imana yambwiye ngo ibyiza nzagukwerera ngo ntukajye wirata ngo nuko usenga cyane ariko sinjya neshuka gusenga kuko nzi ko Imana inyumva iyo ngiye imbere y'Imana nkarira wirinde ikintu kibi wankwereye kuko nawe ubwawe yakugubanya. Imana irankunda ku buryo nayo ibimbwira ngo ndagukunda. Amen. Ikambwira ngo ndagukunda. Umva hari akaririmbo baririmba ngo wanciye iki Yesu wanciye iki ni iki cyatumye unkunda nanjye njya nibaza icyo umwami yanciye kikanyobera. Kerema yagiye kwiga hariya ahantu bita Busogo mu Ruhengeri kaminuza ikigo cyiza cy'ubuganga. Yiga ubuganga n'ubundi umwana wanjye mu minsi iri imbere nzajya mubwira n'uriya muntu yasanze mu rugo aza kunkwerera ikiganiro muri salo nazajya gusanga kwa muganga ujye umuvura neza. Ubu twabonye umuganga wari wabona iyo ugeze kwa muganga ugahurirayo n'umuforomokazi muziranye wenda ukahurirayo na Kerema yambaye itaburiya y'umweru agatangira akakwita akakubwira ati ngwino nkwereke nyuraha ntujye kuri wa murongo bakubyiga kuko Clementine akuzi. Ariko Imana igira neza bugacya bukira. Clementine rero yagiye kwiga Busogo ubu ari kwiga ubuganga ageze mu mwaka wa kabiri kuriya nyine baba batangiye igihembwe cya mbere gishize bafashe umwaka wa kabiri mu kwezi buriya ni nko mu kwezi kwa 11 yaranyongoreye ati mama wanjye mfite sheri. Wari uzi ko ufite sheri gute se nubwo urashaka ko nawe utangiye kwinjira mu nkundo nubwo urashaka ko nawe umbera ka mukuru wawe wagiye kwiga agahita ashaka umugabo. Nibanza wiga Imana yaguhaye umugisha wo kwiga ntiyaguhaye umugisha wo kujya gukundana. Nibanza wige urangize amashuri yawe ane ya kaminuza ubone ni diplome ahari nayo niba ariko bayita lisansi yawe ya kaminuza uyibone. Imana ikugirire neza iyo nasenze izahita iguha n'akazi kawe k'ubuganga wicare mu buganga bwawe mu myaka 25 uzaba ugize ni naho uzaba ugeze irongora uzaba umaze kuba umukobwa ukamiritse. Nibyo kumbwira abafiyase byo bubyibagiwe nyine urumva umwana ntiyakubwira mu myaka 21 ari kwiga mu mwaka wa kabiri ngo nawe uhite ubishyigikira. Aranyihorera avuga make aranyihorera nyine asa nk'ubisubitse kuzongera kubimbwira. Ni ukuvuga ngo mama Fabrice yakoze ubukwe ku itariki 6 ahita turi gutegura ubukwe bwa mama Fabu arambwira ati ariko wategura ubukwe bwa mama Fabu mama urabizi uranzi warambyaye mama sinakora ikintu cyakubabaza njye mfite umusheri
sheri wanjye ni ukuri ni umusheri mwiza ni umusheri wiyubatse kandi nawe wize nyine aratangira amuvuga ibigwi kandi nawe ni umuprofeseri n'ubundi azagumya abe mwarimu wanjye ni Clementine ibyo bintu mbwira simbyumva ati sheri wanjye ahubwo arashaka kunterera ivi akanyambika impeta yo sinzi uko babyita ni fiyansaye ndabwanire nkubwire turi mu bukwe bwa mama Fabrice itariki 6 ibyawe bubiretse sinkeneye no kubyumva mu matwi yanjye nyine nkamwumvisha ko nakeneye kubyumva ni kuvuga ngo ubukwe bwa mama Fabrice itariki 29 z'ukwezi kwa 11 yinjiriye mukuru we ari uwo mama Tiyamo ni umugore usobanutse uramuzi numuzi umugore turamwemera cyane nka mama Fab aramwinjirira bimwe yambwiraga ndaba asa nk'ubishyize ku ruhande kuko yabimbwiraga nahitaga mugana ngiye w'ubukwe niteguye n'ubwa mama Fabrice byawe ntabwo mbizi sindi no kubishyikira yinjirira mukuru we noneho aba ari wasangiza amakuru itariki 29 z'ukwa 11 mbona bashyushye hano barumuna be na mama Tamarani ati tugiye mu kirori cya Keremerega ati sheri waramuterereye ntabwo nako ibyo bintu murumva biri seri ati nukuri biri seri atari kuwe mama nabwiza tuzusheri w'iki nyine baramuntakira baramutara ndabwira ni se Clement mubona birimo neza cyangwa ati nta kibazo Clement rwose birimo neza ntiyarabimbwiye na sheri we yaje hano aransura ariko ngewe ntabwo nigeze mbiha agaciro kuri urwo rwego ibintu nahise mbwira mama Tiyamo ntabwo ari mama Tiyamo ndakwizera cyane ngaho ibyo bintu ndumva ari wowe ubiri inyuma bikurikirane kugeza ubukwe butashye mama Tiyamo yarabikurikiranye muri make ntarondogoye Clementine yagize ubukwe bwiza nawe yarasabwe arakobwa nk'abandi bakobwa nk'uko mukuru we yafunguye amayira agakobwa nawe yarasabwe arakobwa tumukoshereza ibishyingiranwa tumugurira ibisabo arasezerana mu murenge wa Nyakabanda hariya urahazi Nyamirambo niho yasezeraniye muri VIP asezeranira hariya ku Ruyenzi niho ibirori byose byabereye inkwano z'urumva nyine umva nari narazisingiriye kera Imana ibigukoreye ibitangaza kibukwe bwa Clement burantungura bwarantunguye n'ubu ari igihe urabona iyi foto yego ndayibona leta 19 yego ndayibona rwose yego 2025 yego aha ikirori cyose ngenerwa kugeza kuri mariage cyabaye yego mbese ibintu byose byabereye umunsi umwe gufata irembo byabereye kwa mukuru we mama Fabrice kwakira neza mu gisirimu yego urumva nawe arabibonye wari uhari nari mpari narabibonye kamera narabibonye narabibonye ukuntu twakenyeye dusa neza babonye ababyeyi bari banyenyereye bari beza ariko rero nta guciye mu ijambo nshingiye ku bintu wahereye karuvuga uburyo Imana yagendaga ikubwira buri kintu ikikubwira ko izagutungura muri make ibintu byose numvishije uvuga byari ibintu byo gutungurana mbese ijambo Imana yavuze ntabwo yigeze yirengagije ijambo yakuvuzeho yakubwiye ko izagutungura numvishije ko mama Fabu ajya gusezerana bwa mbere yari agiye kubatirisha umugabo ahita bikubetanyira mu gusezerana mu gusaba no gukwa twabonye yari yanashoje amashuri ahita ko atungurana baramusaba baramukwa rero urumva ni ibintu by'ibirori umunsi umwe murumuna we urangije kwiga ukiri mu ishuri abageza cya akora ubukwe baramufata irembo baramusaba baramukwa umunsi umwe barasezerana byose umunsi umwe
bivuze ngo wowe Imana hari ikintu Imana uko mbyumva Imana yashatse kuguhoza amarira imyaka yose waririye mu kiderenga. Kuri yarampojeje irongera irampoza, yarantetesheje mbese. Kuko nanjye hari igihe mbitekereza n'isaha kumwe nkaryama nkabitekereza, nkavugana ariko Mana waciye iki koko, nkumva ni ibintu birenze ubwenge bwanjye. Ako kamikoro ukirebesheho nkumva ni ibintu birenze ubwenge bwanjye. Yego. Nanjye ubwanjye njya ntungurwa rwose, nkatungurwa n'ibitangaza Imana inkoreye muri uyu mwaka 2025 mu kwezi kwa 12 ku matariki kuri 6 n'itariki 19 Imana yaranejeje mu babyeyi barangije umwaka bishimye na mama Nkuranga arimo. Uyu mwaka wambereye w'amata n'ubuki. Mama Nkuranga ariwe mama Fabrice. Mama Nkuranga wirirwaga hano hasi mu kiderenga guruka. Nicururiza dodo. Ndisuzugurwa y'umukecuru. None ubu ngubu ndi wa mukecuru buri wese avuga atari kubundi bagatangira kubazanya ng'Imana yuriye ibahehe. Amen. Imana iguha umugisha ku bantu bari badukurikiye, ubasangije amakuru ya Nkuranga uburyo yitwaraga, twamumenye neza. Hari ibyo yajyaga avuga bimwe akabica hejuru, ariko uburyo iyo umubyeyi yavuze ikintu abantu tucyumva cyane. Imana iguha umugisha. Nuko murakoze rwose, namwe Imana ibaha umugisha, murakoze cyane. Yego. Utubwiye ko wishimye uyu munsi unezerewe uri amahoro, ndumva nta kindi twarenzaho, nta bindi bibazo bindi twakubaza. Niyo natabaruka nta rubanza nagirana n'Imana yanjye. Ku buzukuru banjye 12 mfite, abakazana 2, abakwe 4, nta rubanza afitanye n'Imana. Imana ihimbazwe. Narwo rwose cyo nyisaba ni ubugingo, nkazatabaruka amahoro. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Amen.